Okay guys, ngo ikaze kuri channel yanjye ya Tutech nkuko bisanzwe ngenda nguhereza udu platform twiza kandi twizewe wakoramo amafaranga. Nk'ibisanzwe rero iyi ni platform nshasha nawe wahita uyikoreraho ubushakashatsi bwawe hanyuma nawe ugatangira ukayikora. Ngira ngo ukimara kwandikisha ngira ngo urabona yuko uhita uhabwa bibiri by'amafaranga y'u Rwanda ndetse ukahita unayabikuza. Minimum yo kudepositinga ni bibiri, ni bitandatu. Hanyuma minimum yo kubikuza ni bibiri. Urumva yuko urahita ubikuzamo ibihumbi bibiri ukimara kwiyandikisha. Link iri aho muri comment ya mbere, niho link iri yo kwiyandikisha, niho urakanda baragusaba gushamo password na nimero yawe ya telefone ukoresha muri mobile money, aba ariyo ukoresha kugira ngo ujye ubikuza neza cyane. Ngiye kukwereka uburyo aka platform gakoramo. Urahita uzukanda kwa kano gakubo ahangaha ukimara kwiyandikisha uragera kuri account imeze gutya cyangwa se page imeze gutya. Hano hari top up ni ukora disposal baracyamamaza ni ukorera disposal. None ahangaha withdraw, invite, product ni iki. Ngiye kukwereka ama product arimo nawe urebemo iyo wagura uhita ubikuzamo ibihumbi bibiri. Nuza gukanda kuri my product cyangwa se hano hasi hasi handitse ngo ni asset, ahangaha ngira ngo urabona product zirimo zose zimara iminsi 45. Nayigeregeje mbona iyi platform ni nziza cyane, ukaba ukoreyemo 54 byayo mafaranga. Ngira ngo urana yuko kuri buy harimo iya bitandatu hakabamo n'iya 12. Ni product nyinshi zigiye zitandukanye, nawe warebamo product y'ubushobozi bwawe. Ngira ngo murabibona neza cyane. Iyo ukomeje kuzamura ubonamo n'izindi product za 25 zimara iminsi 100, ukaje ubona bitatu bya buri munsi, ukumva ko ari uko bikura buri munsi ibingi ibihumbi 50. Ni nyinshi mbese uhitamo uko ushaka. Ngiye kukwereka uburyo ubikuzamo, nkwereke n'uburyo ukora top up. Reka tubanze tubitseho amafaranga. Urahita uza hano kuri top up. Urabona yuko izi ni za product zirimo zigiye zitandukanye. Ngira ngo urazibona neza, ni product zigiye zitandukanye. Niyo warakoze za team pi ugakora iki, iyi business ntize kugucika. Urahita uza kandi hano urugero kuri ya bitandatu, urahita uhitamo bitandatu, uhitemo nimero ugiye gukoresha, umurongo ugiye gukoresha, payment method ugiye gukoresha, ugiye kohereza ya mafaranga ni MTN. Dutemo MTN. Hano turashamo nimero yacu ya telefone tugiye gukoresha turi kohereza amafaranga. Ngira ngo urabona yuko amazina ni aya ngaya. Amazina ni Alphonsina Nizeyimana. Turashaka wahita uza ahangaha. Ibi ngibi ni byo kohereza amafaranga, ndakeka nta muntu utabizi kuri izo nimero. Ngira ngo urabona izi nimero yuko yizi. Nukanda hano ngo click to pay, urahita uhinguka muri ntuza yawe hanyuma wishure. Ngira ngo urabona ko byose byijanamo, urahita uhitamo niba arakoresha MTN, niba yari ya mbere yategwa na telefone yawe, hanyuma uhite woherezaho ayo mafaranga. Guys, none numara kohereza amafaranga urahita uza ukore hano kuri fresh. Urabona ko bimaye iminota 2 kugeza ku minota 10 gose, nuko birihuta cyane. Hanyuma urahita uza wiyizira hano kuri asset, numara gushiraho amafaranga uze ukande kuri ya mbere. Urabona ngiye ntago rahagera, urahita uza ukanda hano kuri buy. Urahita ukanda buy hano hejuru, urahita ubona yuko product yawe yamaze kuhagera rimwe, na income yawe uzajya urayibona hano buri munsi. Team, kuri team niho usanga link yo kwiyandikisha. Ahangaha niho usanga link yo kwiyandikisha, nawe wagakora kuko karizewe cyane. Umuntu arimo aragakora neza cyane, kubikuza birihuta nako kanya. Guys, urabona yuko amafaranga gose ari kwihuta. Ngira ngo urabona neza cyane ko amafaranga yihuta.